Iyi si inkoko koko. Ni isake. Ni isake. Abizi inkoko rero. Dore ni zino z'imyeri ibiri nazo ni amasake. Nyine inyinshi zirimo ziganjemo ni amasake. Ariko no kubirizo. Ahubwo ngiye ahubwo ngira n'indi hari hirya karaga aho kazi kari gutora. ahubwo zari nyinshi ndi kubona zigenda zigabanuka zinari ngira dore ngira sake nayo ni kumeze nongeye kubasuhuza abanyarwanda inshuti zacu tuzicano nk'uko none babwiye nitwa Uwase Jean Claude nkaba n'umworozi w'inkoko za gakondo cyangwa inkoko z'inyarwanda nk'uko twabyita duherukana ubushize inkoko zikiri imishwi ariko nk'uko mubibona murabona ko inkoko zimaze gukura ziri kwegereza igihe cyo kujya gutera murabona ko ntabwo ziratangira gutera gusa ziri kwitegura gutera gusa umunsi zatangiye gutera byose bizaboneka yaba amagi yaba imishwi y'umunsi umwe y'ukwezi ndetse n'inkoko nini mu gihe tuzaba tubona ko tugifite nyinshi twakoroza abantu nabo bakagenda bakorora. urabona ko uyu muntu afite ubworozi bw'inkoko bwiza bumeze neza izo bita inkoko ingande. Batuye mu mujyi wa Kigali cyangwa se batuye nko mu nkengero zaho, atuye mu mujyi wa Kigali aho bita mu murenge wa Bumbogo. Ku bantu baba bakeneye nko kuba ubworozi ndaza kubaha nimero ye ko umuntu uyishaka mwamuhamagara mukavugana. Izi nkoko rero hari n'undi mwihariko zifite. Izi nkoko hari undi mwihariko zifite. Urabona izi nkoko ufashe mu ntoki uzirebye wagira ngo gutya ubwoya hasi busa nk'ubuhagaze cyangwa se bucurama, wagira ngo ni uburwayi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uburwayi ahubwo ni ubwoko bwazo bw'izi nkoko. Ushobora kuzireba gutya ukagira ngo ni uburwayi ariko ntabwo ari uburwayi, niko zimeze, niko nyine niko zikoze. Urabona ko ari inkoko nziza zimeze neza. Hano tugiye kuzanamo inkokokazi aho y'amasake. Turimo turatoranya inkokokazi tukazitandukanya n'amasake. Amasake tukayahereza mu ruhande rumwe, inkoko tukazihereza mu rundi ruhande, mu buryo bwo kugira ngo tuzigaburire neza zibashe gukura neza.